aya ni amajwi ya Anita Pendo arimo agira gute asambana. Video mwabonye mwese mufite ibyumba, mufite ibyo mukorera mu byumba byanyu, you get. Nanjye mfite icyumba cyanjye anyway. Ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ari amajwi. So guys, ndi hano kugira ngo nishinganishe. Hari abantu bari kuntera ubwoba ngo bagiye gusohora video yanjye. Nibo basitari batanu cyangwa se batandatu mu Rwanda berekanye ubwambure bwabo ku social medias babishaka kandi nta wagiriyemo inama, bakabikora ku bushake bwabo kugira ngo barebe ko babona izina na hit, kugira ngo barebe ko ba trendinga muri social medias nyarwanda cyangwa se muri showbiz nyarwanda, by'umwihariko bagafata video nk'izo ngizo bakazishira ku social medias yabo agiye atandukanye. Na niyo mpamvu abantu benshi batabizi ko hari abasitari bamwe namwe bagiye babikora ku bushake bitabaguririye, ahubwo bakabikora bafite izindi nyungu nko kumenyeka kwamamara n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Na niyo mpamvu bino video tugiye kureba hamwe top 6 y'abasitari mu Rwanda bashize video zabo hanze ku bushake ndetse bambuye bakazishira ku bushake kuri social medias kugira ngo barebe ko babona amazina na hit cyane. Kuko uzari mubizi rero duhera ku mwanya wa gatandatu kumanura kugera ku mwanya wa mbere kuri top 1 y'umusitari nyine wabikoze akabikora ku bushake kugira ngo barebe ko yabona izina. Gusa wenda gusabye ni muri kono bwa mugeze kwica muri Traffic Quest TV kora subscribe wibuke gufungura inzogera kugira ngo uzakora natwe mu zindi video tubategurira. Kuko nababwiye mu kanya kashize tugiye guhera ku mwanya wa gatandatu tumanuka kugera ku mwanya wa mbere, turebere hamwe abo basitari berekana ubwambure bwabo ku social medias babishaka kandi bamabifitemo uruhare runini cyane kugira ngo barebe ko bakora izina na hit by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Pastor Mutesi abantu benshi muramuzi, ubwo nawe yerekanye video ye y'ubwambure kuri social medias nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse abantu benshi banamuvuzeho bamuvugaho ibintu byinshi, avuga ivuga butumwa abantu muramuzi. Ubu rero umusitari nawe yabikoze kugira ngo arebe ko izina rye ryazamuka ndetse nafate n'icyiciro cyangwa se intera muri showbiz nyarwanda. Kugeza ubu ngubu rero agumewe ahakana ko iyi video atabigizemo uruhare, ariko wehe ku butumwa yagiye atanga cyangwa se agaragaza bigaragara ko yabishizemo uruhare kugira ngo abashe kuba yabona izina na hit, kugira ngo muri showbiz nyarwanda abashe kubaho neza kandi afite izina. Ubu rero ni umusitari wa gatandatu mu Rwanda mu basitari batandatu berekanye ubwambure bwabo kuri social medias babishaka kandi banabyishimiye kugira ngo barebe ko byabafasha. Umusitari wa gatanu rero werekanye ubwambure bwe ku social medias nawe akabikora abishaka nta bindi bintu bimuhate cyangwa se kubwo we bimurimo, akabikora abishaka yumva ndetse anabikunze. Uwo musitari nta wundi rero ku mwanya wa gatanu turasanga umusitari kazi witwa Anita Pendo. Abantu benshi baramuzi cyane, ni umusitari wamenyekanye mu bintu byinshi cyane, agenda akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukana. Nk'urugero nabahereza, akora ibintu byitwa byo kuyemusinga, yamenyekanye mu gihe kirekire gishize. Nawe yakoze ngo iyi video avuga ko yashize video ye hanze cyane kugira ngo arebe ko yamenyekana ndetse yanakamamara kugira ngo abashe kubona amafaranga. Anita Pendo rero kugeza ubu ngubu amaze gukora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, byiganjemo imirimo nyine igiye itandukanye, yakina za maseri ndetse akina n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. N'ubu ngubu aracyari na MC. Ubu ngubu Anita Pendo niwe musitari wa gatanu werekanye ubwambure bwe ku social medias ndetse akabikora abishaka nta nyimira ndetse nta n'ingaruka nyine yitezeho, ariko akabikora kugira ngo arebe ko yabona amafaranga n'izina muri showbiz nyarwanda, kugira ngo nawe arebe ko hari aho yaba ari naho yagera. Kugeza ubu nawe amaze izina rirerire cyane, kuko Anita Pendo nta muntu muri kamwanya utaba umuzi ndetse n'izina rye nta n'umuntu utarizi muri social medias nyarwanda. Ubu rero akaba ari umusitari wa gatanu werekanye ubwambure bwe ku social medias akabikora abishaka nta muntu umuhatiye. Ku mwanya wa kane rero turahasanga umusitari nawe ukunzwe cyane n'abatari bakenya mu Rwanda, akaba yarabigezeho nawe yifashishije izi video twavuze tubabwira kuva mbere bose. Nawe akaba yerekanye video ze nk'iyi ngiyi nawe ari mu cyumba cye kibanga. Uwo musitari rero nta wundi yitwa Jihad, amaje kuba ikibenwa bose. Ubu ngubu arazwi mu Rwanda, arakunzwe ndetse mu banyamakuru ubu ngubu navuga ko bari hejuru bafite izina rirenze ni Jihad. Ubu ngubu nawe arakunzwe nk'uko yabishakaga cyangwa se yabigambiriye, izina rye riri hejuru. Kandi abantu nyuma yuko Jihad amaje gushira video ye hanze nk'iyi ngiyi nibwo Jihad yatangiye kumenyekana ndetse atangira kuvugwa cyane. Nawe yabikoze rero kugira ngo arebe ko yabona izina ndetse ubu ngubu bikaba byanamufashije n'izindi zina akaba yararibonye. Yabonye izina naryo na hit, ubu ngubu nabyo yabonye n'amafaranga nk'uko yabishakaga, nubwo atarabona yashaka, ariko nawe avuga ko yabikoze ku bushake bwe kugira ngo arebe ko yabona izina n'amafaranga.
uwo Jade niwo musitari wa kane dusanga mu Rwanda mu basitari berekanye ubwambure bwabo ku mashusho medias, bakabikora babishaka mu buryo bwo kugira ngo babone hiti, amazina ndetse n'amafaranga. Kugeza ubu ngubu nabo bikaba nyine byarabafashije, ariko bakaba barageze ku ibyo bintu bashaka. Ubu ngubu Jade nawe ni umuvloga mu Rwanda, azana video zigiye zitandukanye n'abandi bantu bagiye bakora ibintu nk'ibyo ngibyo agenda zizana. Uwo Jade turamuzi cyane, umufite ibiroso muramuzi cyane. Jihad akomeje kuba ikimenwa bose nyine, ubu ngubu nawe arazwi arakunzwe cyane, akaba ari umusitari wa kane wo mu Rwanda dufite nawe werekanye ubwambure bwe ku mashusho medias. Ku mwanya wa gatatu rero muri top 6 z'abasitari bo mu Rwanda berekanye ubwambure bwabo babishaka mu Rwanda kugira ngo barebe ko babona amafaranga, izina n'ibindi bintu bibakuriza ubwambure bwabo. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa kazi nawe uri guhitinga muri ino minsi. Uwo mukobwa rero nawe akaba ari kubica mu Rwanda, izina rye rikaba riko kugenda rivugwa na benshi, ndetse abantu benshi bakaba bamaze kumumenya bitewe na video ye nawe imaje kujya hanze. Uwo mukobwa akaba nta wundi ni umukobwa witwa Diane. Video yiwe igiye hanze ejo bundi mu minsi 2 ishize, nta gihe kirekire gishize iyi video yiwe igiye hanze. Kuri uwo mukobwa nawe rero niwe mukobwa nawe wa gatatu dusanga mu basitari bo mu Rwanda berekanye ubwambure bwa ku bushake kugira ngo arebe ko yabona izina n'amafaranga. Ubu ngubu nabyo bikaba biri kumufasha, izina rye rikaba riri kuzamuka, abantu bakaba bari kumuvuga kenshi cyane uko bwije n'uko bukeye, ibinyamakuru biri kumwandikaho byinshi cyane, ndetse muri ubu ngubu mu Rwanda ari kuvugwa cyane. Uwo mukobwa rero Diane nawe akaba ari umukobwa wa gatatu mu basitari bo mu Rwanda berekanye ubwambure bwabo ku mashusho medias, babishaka kugira ngo barebe ko babona izina n'amafaranga, ndetse nawe bikaba biri no kugenda bimuheraho gake gake. Ku mwanya wa kabiri rero mu basitari batandatu bigeze gukora video nk'izi ngizi nazo kugira ngo arebe ko yabona izina, ubwamamare ndetse n'amafaranga. Ku mwanya wa kabiri turasangaho umukobwa nawe wahitinze cyane, wabaye ikimenwa bose ku Rwanda. Ubu ngubu akaba afite izina riri hejuru cyane, nta muntu utamuzi, arakunzwe arazwi, nubwo kugeza ubu ngubu adaherukwa kuvugwa cyane, ariko nawe yaratrendinze cyane mu basitari bakoze izo video nk'izo ngizo. Uwo musitari rero nta wundi ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa kazi witwa Emeline Shanga. Uwo mukobwa abantu benshi murabunzi, yigeze gukora video nk'iyo ngiyo ari kwitera ividi rya Heineken, murabizi namwe abantu bakuru. Iyo video ndetse yaratrendinze, abantu barayirebye benshi cyane. Kugeza ubu ngubu Emeline nawe ngo atangaza ko iyi video nubwo yagiye atangaza avuga ko atabigizemo uruhare, ariko byagaragaye nyuma yaho ko yagiye abigira uruhare, kuko na video nyinshi yagiye afata nyuma yawo zagaragaza ko yabigizemo uruhare kugira ngo iyi video yiwe ijye hanze, cyangwa se bibashe kuba yanasakara abantu benshi babone video yiwe. Video ye Emeline n'abantu bagiye bayitera comment nyinshi cyane bibaza kuko nyine ibi bintu ukuntu byaragenze kugira ngo iyi video nk'ingiyi ijye hanze. Gusa nyuma yawo nyine byaje kugaragara ko yabigizemo uruhare kugira ngo iyi video ye ijye hanze, ndetse abashe no kuba yazamura izina rye muri rusange, abashe no kubona amafaranga. By'umwihariko abarebe ko muri showbiz nyarwanda we yajya avugwa. Kugeza ubu ngubu aravugwa nubwo atakivugwa cyane, ariko yaravuzwe ndetse byanamufashije kumenyekanisha izina ryiwe. Avuga ko rero nawe ubu ngubu yabikoze ku bushake kugira ngo arebe ko yabona amaramuko n'amafaranga n'izina. Gusa muri showbiz nyarwanda bimaze kugaragara ko ubu ngubu batagitinya, cyangwa se abasitari nyarwanda batagitinya gufata video zabo nk'izo ngizo bakazishira ku mashusho medias mu buryo bwo gushaka amazina ndetse n'amafaranga. By'umwihariko babikuye mu gukora izo video nk'izo ngizo bashira ku mashusho medias yabo. Gusa guys, angahe tugeze nayo ndagusabye tere comment nawe uko byumva, umbwire niba koko ibintu bikuye muri showbiz nyarwanda kuba umusitari yafata video ye nk'iyo ngiyo akayishira ku mashusho medias kugira ngo abashe kureba ko yabona izina cyangwa se amafaranga byamutunga. Ese ibyo bintu urumva bikuye muri showbiz nyarwanda cyangwa se ku basitari nk'aba ngaba, ese bari gutanga ubutumwa bwiza nk'uko nyine baba babigenewe? Cyangwa nawe nyira muri comment mbere yuko tugenda ku musitari wa mbere wakoze izi video nk'izi ngiza bishira ku mashusho medias kugira ngo abashe kubona izina n'amafaranga bizamutse ku bwego rwo hejuru. Tugiye ku mwanya wa mbere rero, ndabizi benshi muri kwibaza ese ninde uri ku mwanya wa mbere, ariko nawe reka tuze tumuvugeho gatonya. Umuntu uri ku mwanya wa mbere wabaye ikimenwa bose kuri izi video zagiye zishakara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mashusho medias. Gusa mbere yuko tugenda ku mwanya wa mbere cyangwa se kuri top 1 y'umuntu washize video cyangwa se umusitari washize video ye hanze ku bushake nk'inge y'ubwambure kugira ngo abashe kureba ko yamenyekana cyangwa se izina rye zazamuka, nimba uri kubona ubwambure ugeze kuri channel yacu ya PQuest TV, ndakwinze kuri subscribe yuko gufungura inzogera kugira ko bizakorana natwe muze n'ibyo tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Top 1 rero y'umusitari mu Rwanda washize video y'ubwambure hanze kuri show medias, akabikora bishaka ndetse nta cyane ndetse nta n'ikindi kintu abiteganya, washaka izina ndetse hiti n'amafaranga, by'umwihariko kugira ngo arebe ko yabona amaramuko
uwo musitari rero ni umusitari ukunzwe, ni umuhanzi mu Rwanda, arakunzwe, aririmba indirimbo nyinshi cyane abantu bakazikunda, ndetse yagiye akora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi cyane byatrendinze, ariko abantu bo bakomeza kwibaza ese nawe yabikoze kugira ngo abashe kureba ko yabona izina naryo riri hejuru, kugira abashe kubona amafaranga, ko tubona ko izina rifite muri kano ka mwanya akaba afite amafaranga, we yaba yarabikomeje agamije iki kugira ngo iyi video ye ibashe kuba yajyanze cyangwa se asakara, abantu benshi bari bayifite muri kano ka mwanya, abanyarwanda benshi muri 12 usanga muri video yabo muri file hariho iyi video y'uyu muhanzi nawe wa trendinze cyane, wakunzwe n'abanyarwanda, agakundwa bitewe n'ubuhanga bwe, agakundwa bitewe n'ubwenge bwe ndetse n'uburyo azi kwandikamo indirimbo ze. Gusa muri kano ka mwanya uwo muhanzi rero nta wundi abantu benshi tutanatinze reka tumujyeho, ni umuhanzi witwa Yampano cyangwa se Uwurizagwira Florien, ndetse Uwurizagwira Florien nta minsi 3 ishize video ye igiye hanze muri kano ka mwanya, nawe ikaba iri gusakara ndetse iracyanasakara ku bantu bose, n'utayifite ubu ngubu yanatwarita muri comment yo video ikabasha kumushikaho ku muntu uyikeneye. Yampano rero nawe video ye ikaba yaragiye hanze, akaba ari umusitari nawe washize video ye hanze ubwa mbere, akayishira kuri social media abantu benshi bakayibona mu Rwanda, ariko abantu bari kwibaza we nimba yarabikoreye ubusitari kugira ngo abashe gukora izina cyangwa se arashatse kugira ngo arebe ko yabona amafaranga, ko tubona ko amafaranga wenda ayafite cyangwa se izina akaba rifite, abandi wenda bakaba barabikoze kugira ngo arebe ko babona iryo zina ayo mafaranga, ariko we kabifite yabikoze kugira ngo agaragaze iki cyangwa se kugira ngo yerekane iki. Bivugwa ko yuko Yampano nawe rero video ye ubu ngubu yabaye ikibonwa bose ubu ngubu ari gusakazwa. Gusa muri kano ka mwanya bivuga ko RIB nawe yinjiye muri iki kirego cya Yampano. Yampano akaba ari umusitari rero wa gatandatu mu Rwanda werekanye ubwambure bwe kuri social media, akabikora bishaka, nubwo kuri ubu ngubu atari kubyemera neza, ariko uko bigaragara n'ikundi kuntu byose bigenda biterera cyane bigaragaza ko Yampano nawe yaba yarabigizemo ubushake. Abo rero yari top 6 y'abastari mu Rwanda berekanye ubwambure bwabo ku social media, bakabikora bashaka hit, amafaranga ndetse n'izina rikomeye cyane muri showbiz nyarwanda, kugira ngo barebe ko babasha kubaho, bakabikora babikunze. Gusa guys, ndagushimira twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane, ariko nimba iyi video wayikunze ntibagiye gukora like, utere comment uko byumva, uvuge kuko ibi bintu bari gukora kugira ngo barebe ko babona hit biba bikwiriye, ndetse wibuke gukora share ku nshuti zawe kugira ngo iyi video nabo babashe kuyibona. Ijambo nyamukuru ntibagiwe gukora subscribe kuri PQS TV, ni muri kona rugamba cyose kuri channel yacu PQS TV, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Nubisa ko inosha nubwo gishobora gusanga amakuru mu Rwanda bayizewe, top 10 z'abastari bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye, ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, top 10 z'abakobwa beza mu Rwanda wabisanga kuri PQS TV. PQS TV cyane turabakunda.